yabuze marene abura umudiyakoni abura umuntu baririmbanye yavuga ati ibyo ari byo byose narashatse ariko nge nimumfashe ndashaka kungira inama ese twese twashatse tubizi ibyo babyita kwigeranya mwigendaho oya ahubwo ni umugore ndetse w'umwana unateye ubwoba afite ubwana bwinshi cyane Diane niba nyumva naramubwiye nti ubutumire Karongi azaze mugire inama muhe n'ubuhamya mucire ku mayange ese kubera iki ataganiye n'ababyeyi be niba bakijijwe nkuko bagiye bavuga ngo barakijijwe nabo bamugira inama mbere yo kugira ngo asohoke mu rugo agende cyangwa mugani na marene wamushingiye agenda mugira inama Diane yarabiteje birababyita kwiteza abantu kubera ko umugabo wakemera kumubabarira mugasubirana ese tubyiwe n'iki ko wenda Vitali nawe ataba yifuza kuba yasubirana na Diane nese Diane ntiyasaba imbabazi Vitali ubeho warumbwiye ngo nishyire mu mwanya uko naba mukuru wa Diane amaze kunsubiza ko amukunda rero ngiyewe nanjye nashaka Vitali ariko ubundi wazamuje na Vitali Vitali ni umuntu wanjye kuko ni n'umunyamakuru mugenzi wanjye byanga bikunda wowe ashobora no kuza ku iki kiganiro kandi musabye ngo mbahuze ntago yabyanga mbere uhuye nawe ni ijambo wahita umubwira ikintu nahita mbwana niba uri umukristo ukaba warihangana ikigeragezo ntuvuge ntusakuze cyura umugore wawe kuko wamukuye iwabo umukunze ariko nawe ashobora kuba hari imbogamizi cyangwa hari amananiza Diane ashobora kuba yamukizaho ndetse amananiza cyangwa izo mbogamizi akabona atabishobora byumva ariko nanone ntabwo tujya dukoma urusyo dukome n'ingasire ntabwo Diane yavuye mu rugo umutwe utasaze afite ibintu byinshi reka n'igihe burashobora kuba yaramurongoye n'umunsi umwe rega ashobora kuba yaragiye no kumurongora akamucyurira noneho nabonye ngo niba ari mushiki wa Vitali wakoze ikiganiro ngo urugo ngo ni mu gitanda noneho abantu bashyiraho commentaire ngo ubone ngo yabashatse ngo twebwe ngo abanyacyanga ngo abanyarusizi ngo turongoye umugore ngo basanga atari isugi ngo niduca mu irembo ubu se tuvuga ko abantu bose bubatse ngo zifite amahoro bahu yari amasugi ubu se ntabwo umusore cyangwa umuntu runaka ajya mu kabari agafata indaya bakagenda bakaryamana akamubwira ati se wenda nkutunze wava mu buraya abo bantu ntibubaka kandi ibintu bahuriye ku muhanda namuguze azi ko ahura n'abandi benshi meze neza badukurikirana umunsi ku munsi wo subscribe ndashimye cyane nawe utarayikora uyu ni umwanya kugira wikore ibyo ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni ucece mu gace nko bisanzwe umwami w'ibyayishuwe ntima nkokora murabizi za gahunda zanjye umuvumbuzi intare y'ishyamba nkuko muri kuyibona mba ndi mu bice bigiye bitandukanye ndi kugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi ndabemera cyane abari mu bice bigiye bitandukanye mudukurikirana umunsi ku munsi nkuko bisanzwe n'ikiroso nkaba ndi kumwe n'umumama wambaye neza cyane ko ariyo matiku yanyu impamvu navuze kuri umumama ndaza gutanga ibimenyetso kugira ngo batavuga ngo nibeshye bura nanjye njya kubivuga ariko nabaje gukora kubisuzuma ngo ni gace muga ariko uravuga ucece mu gace ese kumeze neza umwami byayishuwe byayishuwe soze kuntu handitse handitse ngo uko ntago nabigira mbwira umurongo umwe mu byayishuwe haranditse ngo muvumburire abantu bagaragarize ibitagaragara mu bibasangiza igice cy'akanya ahubwo byashoharanditse ngo dore ndasafu banzanye ingororano ngororera umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze amina tindi ya rufa na omega itangiro n'iherezo amina wumva ngo ariko hanze ngo hazabimbwa nka data n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora hari icyo uvuzemo akunda kugira reka tubanze tugireho reka tubanze twakira abantu mu buryo kugira ngo ikiganiro cyacu kiza kugenda neza ubanze usengera abantu badukurikiye ndetse natwe cyane cyane kameramani kugira ngo aze gufata amashusho meza ndetse n'amajwi meza ataza kwivangamo shitani n'ikiganiro cyacu kiza kugenda neza murakoze cyane twadusingiza Imana Vestine cyangwa Mpano Daria mfite amazina menshi kubera uraza kwiyegeza mikoro kubera biriya bintu biri guhonda hari abantu bari kubaka noneho narimvuze nti yego nitwa dusingiza Imana Vestina Mpano cyangwa Daria Bruce ni amazina ngiye nitwa kubera filime nakoze kuko ndi umukinnyi wa filime niyandikiye nanditse nkanazikina rero nk'abandi n'umukozi w'Imana
nkaba nkorera kuri channel yitwa Urwiza filime cyangwa indirimbo zanjye bahanyarukire naho ku buryo bw'akazi nkaba ndi n'umutahira yego nkaba ndi umusizi mvuga imivugo ya kinyarwanda ntaha amakwe ndiza n'abageni ishoro no ugiye kuduha ko idasanzwe ugiye kuduha show yo mu buryo bw'ivuga butumwa uvuga ijambo ry'Imana ndetse uduhe na show ivuga no mu makwe cyane mu buryo butandukanye okay ni show y'umunsi tubakubita nkuko ari sawa show murakoze cyane reka tubanze dusenga Imana turagushimiye mwami Imana uri Imana ishoboye byose turagushimiye ko waturemye mu ishusho ryawe ryiza ritangaje tugushimiye ko waturinze kera n'uyu munsi ukaba wawutwongeje waturinze izina ryawe nirihimbazwe amina dusengeye abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagiye kudukurikira dusengeye abari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abahana imbibi z'u Rwanda abo hanze y'iki gihugu mu bihugu bitandukanye badukurikiye turabasengeye tubasabira amahoro n'umugisha n'umutekano ubuntu bwawe Mana bubatwikire abafite ibibazo bikemure abafite imanza baburana ukuri ubaburanire kandi ababuze uko bagira babuze ibyo kurya n'ibyo kunywa n'abarwaje nabo ubatabare ubabere byose kukuri byose muri byose ibyo byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amina urakoze cyane ako twinjiza mu kiganiro uturagije Imana Mere kuntu za nubundi nakwakiriye wambaye neza kabisa. Ngewe rero ntabwo nkunda abantu bavuga mene ibyo. Uragira ngo mucyangwa murakoze. Oya, nge naga mbikunda. Harimo ibintu byitwa ubwishongozi cyangwa ubwirasi cyangwa ubwibonekeze. Wambaye neza ubundi wansobanurira kwambara icyo bisobanura. Ubundi ntaga twambara ngo tuberwe. Ahubwo twebwe turambara ngo duhishe isoni z'ubwambure bwacu. Ngewe nturanka uko wampamagaye navuye Karongi. Yego. Ngewe nakoze ikiganiro kuri Yongwe. Nari maze iminsi nkurikira Yongwe na Cloude Diane kuntu birwa bacicikana bavuga Theogene nyakwigendera bavuga umuryango we bamutekeye imitwe. Usiko nabonye umunyamakuru nkabona umukameramani nkamanuka nirukanka mva abandi ngoranza ngo bakishyira ajya ni ku cyangwe bakisiga hano hose makeup n'ibiki byose bakajya muri salon wanza babasige oya ngewe nzi ko kwambara imyenda idakojeje Imana isoni ari ugusha isoni z'ubwambure bwacu ibindi bivuga ngo wambaye neza nyine dora twambara byose se ko ari ubusa gusa nko kwiruka inyuma y'umuyaga umuntu yavuye mu ndanye nambaye ubusa kandi yasubiye ari umuntu wabonye bakurikije etage nta numwe cyangwa imodoka hari abanyese bafasha ati wari ufite shop i Kigali none reka tugugereka amafaranga yawe wakoreye nta numwe nabonye ijambo ry'Imana avuga rero ngo wubaho Uwiteka kuko kuba Uwiteka nibwo bwenge wavuye mu byaha niko kujijuka ndukumva ubizi amina wenda tujye kugana kuri byinshi bigiye bitandukanye navuze ko ndi muri introduction wavuze ngo se ngo byo niki ko ndi umudamu cyangwa umukobwa aho kantu bura nakazirikanye uri umudamu byanga bikunda kubera ko impamvu navuze ndi bugaragaza ikimenyetso nawe isumfasha ugira gutya uri umudamu w'abana bangahe oya ngewe se wambarira abana jya kuba Kenya se nshaka iki ndi umubyeyi mfite abahungu n'abakobwa byo bihagije abahungu n'abakobwa nge ndi umunyarwandakazi sinababarada ni benshi bigisha Uwiteka atanga se kuza n'ubukire gusa nyine ndi umudamu mfite umugabo nkunda cyane dukundana tukagira n'abana nyine abahungu n'abakobwa abana bangahe Imana yaratuvangiye ndumva wakomeza abana bangahe kandi Imana yaratuvangiye mfite abahungu n'abakobwa ngende umubyeyi ari umubyeyi okay ikiganiro cy'abana banjye nzakigukindi gihe nta kibazo rwose kabisa turagufite kunyinjiza no mu buryo nababonyemo oya ntago aho ngaho bihita byigaragaza ko umubyeyi biragaragara ko waciye imbere y'Imana aranakuze uriya kano kantu ndakubaha nubwo nk'isa kantu nyine bihangane impeta ndayubaha cyane twebwe tuba twambaye impeta z'ubusitari ako ntago tuba twambaye impeta za iki ni igiki kutambwiye kano kaboro rero wa mugani wa abandi iyi ni intuza kandi muri introduction navuze ko ndi intare y'ishyamba ino ni intare oya ugomba kwihana ibingibi ukabikuramo
oya ntago ibi nta hantu biba bihuriye no kubudakijijwe. Nyine twikomereze ariko gukizwa ni ku mutima. Oya imbere y'Imana niho azagera inkovu z'imiringa. Oya reka nkubwire aho hantu reka tuhagarukeho. Sawa. Gukizwa hari umuntu uba wambaye neza nkuko bivuze kare. Aho akaba yambaye neza mu mutima we atameze neza. Kambara costume agiye gukora ikiganiro cyo gusebanya. Kandi cyo kubeshya. Kandi rya jambo twatangije revuga ngo iki? Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'ababeshyi. Umuntu wese ngo ukunda kubeshya akarenga akabikora azaba muri uwo mugabane. Yego. Aha. Reka twiganire ku ngingo nyamukuru ubu ngubu itwicaje aha ngaha. Ngewe nijye wakwihamagarira ndakubwira nti ndashaka dukorana ikiganiro tukaganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Uri umukozi w'Imana ubundi usengera muri dini? Nsengera muri ADPR. Muri ADPR. Karongi Gatwaro. Karongi Gatwaro umazemo igihe kingana iki ukijijwe? Maze igihe kinini cyane nakijijwe mu mwaka wa 2000. Nari mfite imyaka 12. Bona batijwe muri ADPR. Urabatizwa kuva icyo gihe kugeza ubu mu magingo aya ngaya ntago wigeze usubira inyuma nta nubwo wigeze ugwa wigeze unavamo wenda ngo ucike intege? Nigeze nsa nk'ugiye mu rindi dini ariko Imana inkuramo kuko ADPR burya ngewe ndi wo guhamya ko ari idini Imana yahaye umugisha. Ngewe narivuyemo mu gihe cy'umwaka mu cyo gihe nkina filime ari seni na kinya ADPR rero burya ntago igivangirwa barantenga da ntabwo umuntu w'umukristo tuzi twemera yakina seni ari kumwe n'undi mugabo amwita sheri ngo bakine ngo ari kumurotorera inzozi aryamye barantenga. Kuki uvuga ko ADPR ariyo dini wemera kandi ariryo ryiza? ADPR ni idini ricyaha kandi rigatesha rigakumira. Yego. Andi madini yose ntago nta cyaha se cyangwa ntago yizera Imana? Oya nta dini rizaburamo n'umugeni. Tuzi ko amadini yose abasenga Imana imwe. Turabyemera rwose nanjye ndabyemera. Ariko amahame Abagatolika baravuga ngo batisima imwe ukwemera kumwe kiriziya imwe twese muri Kristo turabavandimwe bamwe ntagasa nimwe kiriziya imwe ukwemera kumwe. None se impamvu ngiye nakubwiye ko Imana imwe ni nayo mubyeyi. Reka nkubwire ibyo ngibyo ndabyemera cyane ariko impamvu uvuga ngo ADPR iracyahigira igitsura iranatesha. Ariho ngarukaho ku kiganiro navuze cyo gusebya ADPR ngo irasebye ari kiganiro mwana nakoze kuri Diane wa Vital. Abantu bateye comment ngo ADPR ngo kuki ngo mutahanye n'ukuri ADPR iratesha kuko dore ngiye mu kindi kiganiro Diane iyo aza kuguma mu rugo agatakira itorero agatakira abadiyakoni bari kumusanga bakabacogoga ariko niyo mpamvu namwise umugore w'umwana. Yego. Namwise umugore w'umwana. Nuko twese mu rugo duhura n'ibigeragezo. Urumva ubu nanjye nyinjije mu buhamya mfite umutware turakundana yankuye mu rugo ndi umukobwa nkingi wanatanze inkwano rwose ariko sinshaka ko mu rugo rwacu tutagize ibigeragezo bituzungaguza. Rero Diane yari kubanza agasenga amara gusenga wabaho uri umuntu w'umudamu mu rugo ukabura inshuti yabuze marene abura umudiyakoni abura umuntu baririmbanye avuga ati ibyo ari byo byose narashatse ariko nge nimumfashe ndashaka kungira inama. Ese twese twashatse tubizi ibyo babyita kwigeranya mwigendaho. Oya ahubwo n'umugore ndetse w'umwana unateye ubwoba afite ubwana bwinshi cyane. Diane niba nyumva naramubwiye nti ubutumire Karongi azaze mugire inama muhe n'ubuhamya mucire ku mayange. Ese kubera iki ataganije n'ababyeyi be niba bakijijwe nkuko bagiye bavuga ngo barakijijwe nabo bamugira inama mbere yo kugira ngo asohoke mu rugo agende cyangwa mugani na marene wamushingiye agenda mugira inama? Diane yarabiteje birababyita kwiteza abantu kubera ko umugabo iyagukubisa umugabo ashobora kugukubita wagera hahandi mu cyumba ubundi urugo abantu rero bazi ko urugo ari imiseke cyangwa ari korotire ari ukugenda ukarya urugo ni mu mbere mu buriri mu cyumba kuko umugabo ashobora kugukubita
hagera mu buriri ukamufata neza ahubwo bari abana rero uko ari babiri bari mbabarire kamera ma urabutanyumvise ngo gafate bari yewe Vitali na Diane niba mu buriri bwabo byari bimeze neza ntago baba baratandukanye mugani ngewe ndo umugore nako ndo umuhamya ndo umuhamya wo kubiharega hari na message yo umugabo mushwanira muri salo mwagera mu cyumba ukavuga atari kunyera rwose wamba akasheri rwose mbabarira aho rero niho uhita winjiramo ukamubwira icyakubabaje mukiyunga none niba mu buriri bwabo hari hazima kuki Diane atagezemo ngo abitunganye neza ahubwo Diane Diane uraho uriya mubyeyi wamushingiye ntabwo yakoze inshingano z'ubumarene ngo agire ibyo ahugura mubwire nukuri kw'Imana ndarahiye niba twese twarashyingiwe shingwa turi abakobwa nta nibyo tuzi hari umumama nsuhuje witwa Alisa Alisa arajya mubwira ngo ko Imana Alisa yewe Imana yari yarimukiye ku Gisenyi no agiye Alisa ariko Imana imuha umugisha ari mu bantu bamfashije kubaka urugo kuko nanjye ari byanyoberaga nkamubwira ni se ko byagenze gutya kambwira ati babigira gutya nani saho urugo ngenda umazemo imyaka 13 nanjye wa 14 kandi urugo rwari rurakomera umeze neza ko numvise neza yuko papa wakijijwe mama wakijijwe ngo umugabo ngo namushakiye marene niko numvise Diane yisobanura ariko mu by'ukuri nibwo bamugushakira umuntu kugeza mu cyumba cy'uburiri akagukuramo imyenda agasiga gukenyeje akagutwikurura uwo muntu ntiwamubwira ati bujya rwa rugo rwanjye uhamugabo agira amahangejeje nubwo wasize ugize gutya kambwe Diane harimo inoza kambwe Diane kuna ari umugore w'umwana Diane wagiye kushasho media ngo umugabo ngo yaragiye ngo agura ngo amasafuriya biri bifata gute wowe bifata nk'ubwana cyane ariko reka nkubwire impamvu Diane azaseba kandi ukabona ko yishinjije icyaha kuzinga nta muntu abwiye yego akagenda n'umugabo akagenda atanabizi abadukurikiye mubanze mwumva akakantu kuba atari yakubiswe ngo atahavuga ati mama yankubise nkanda icyo ni ikintu cya mbere kimuhama ikindi cya kabiri kuba atarigeze ahamagara abantu bakuru bitorera bamushyingiye ngo bamenye iki kibazo baze babicaze banabunge cyangwa ungasaba undi imbabazi uri mu makosa asaba imbabazi none se utuvuze ko mu rugo ari igihe mu rugo mutumvikana ku kintu runaka ibintu bikaza mu mwaka afata umwanzuro undi agafata umwanzuro ariko nakubwiye mugeze hahantu mu cyumba iyo bintu bisanzwe bigenda neza uri kumva umugabo aravuga byo byose sheri reka ngo hugure none se tuvuga ko ari Vitali ni muto na Diane ni muto abantu bose buri bose byananiye gukemura ikibazo ahubwo ntabwo bigeze bakundana ubona ari Vitali ndetse na Diane ari nduri mu makosa ngewe ntabogamye Vitali ku ruhare rwe afite amakosa ariko Diane afite amakosa cyane kubera yuko Vitali niba yarabaye umugabo mubi wa Diane akamubera mubi Diane yari kugisha inama kugeza ubu ngubu akavuga ati ngewe umugabo arangora muri ubu buryo wenda tukaba turi kwakira n'umuntu uvuga ati twarabicogoze biranze aho Diane atari makosa nihe nta wigeze ajya kubunga nta wigeze witabaza nigeze yitabaza Vitali yatunaniye jewe ndi umwere nahamagaje umuryango uraterana nahamagaje ba nyirasenge bandi bose ngo baze ariko ntago bigeze bibaho oya ndacyamushinja ikindi kintu gikomeye koko yarahukanye koko umugabo yaramuhimye ndabyemeye Vitali yaramuhimye wenda yaranamukubise kuki yageze mu rugo agahita akuramo impeta kuki atategereje ngo avuga ati mama ibyagenze gutya ngo ategereze ko Vitali ari mu mware ajye kumucyura cyambaye ya mpeta yego reka tubyakire ko ari ubwana yego ko yashatse ari mutoya reka aho tubavuga kuki yagiye kuri social media kutaranga umugabo akavuga n'amabanga y'urugo bivuze ko Diane yaharurutswe Vitali bafite akantu bapfa nkawe uzi Kinyarwanda aho bavuga babyita gute umugore utaye urugo gutya agiye gutya bamwita ngo iki si igishuba zikose none ndatinya kubivuga umuntu wavuye mu rugo agasubira iwabo ni igishuba zikoda igishuba ziko ko babyita ariko rwose Diane ariko bazasubirana kubereka kubwire amahirwe njya mbiha Vitali ko mama nari mu mwukara n'ugutwika se buriya nta wamenye Vitali rwose namukurikiye mbona ari gutera karura
umugabo se ni rutwitsi. Wowe icyo wabibifuza ni iki ubu? Ukuri reka nkubwire. Ahantu urabona ahantu ntuye ngewe ndi n'umuyobozi ni n'umutwara sibo nyanyemura ibibazo byinshi by'abantu bubatse urugo. Ningo zimeze kuri ukazifasha mu bibazo bimeze. None se umva urase ko abantu bayigiranye ni nyinshi. Vitali na Diane se n'abafitanye ibibazo. Reka dufate kuri mukuru wa Diane. Uje muri iyi shusho we kuri mukuru wa Diane. Ubu magingo ya niki wamubwira? Nka mukuru sinzi ngewe nkurikije ukuntu nabonye Vitali. Vitali nabonye njye afite agakiza. Diane rero nabanza nkamubaza ndi nkamukuru yambwiza ukuri. Vitali uramukunda? Ni umujinya wabiguteye. Nkongera nkamubaza none se Diane Vitali ugiye kubona ukabona araje arapfukamye ayo wakemera kumubabarira mugasubirana? Ese tubyiwe n'iki ko wenda Vitali nawe ataba yifuza kuba yasubirana na Diane? Nese Diane we ntiyasaba imbabazi Vitali? Ubeho warumbwiye ngo nishyire mu mwanya uko naba mukuru wa Diane. Amaze kunsubiza ko amukunda rero ngewe nanjye nashaka Vitali. Ako ubundi wazamuje na Vitali. Okay, Vitali ni umuntu wanjye kuko ni n'umunyamakuru mugenzi wanjye. Byanga bikunda wowe ashobora no kuza ku iki kiganiro kandi musabye ngo mbahuze ntago yabyanga mbere uhuye nawe ni ijambo wahita umubwira. Ikintu nahita mbwana niba uri umukristo ukaba warihangana ikigeragezo ntuvuge ntusakuze cyura umugore wawe kuko wamukuye waba umukunze. Okay, ariko nawe ashobora kuba hari imbogamizi cyangwa hari amananiza Diane ashobora kuba yamukizaho ndetse amananiza cyangwa izo mbogamizi akabona atabishobora byumva. Ariko nanone ntabwo tujya dukoma urusyo dukome n'ingasire. Ntabwo Diane yavuye mu rugo umutwe utasaze afite ibintu byinshi. Reka n'igihe burashobora kuba yaramurongoye n'umunsi umwe. Reka ashobora kuba yaragiye no kumurongora akamucyurira. Noneho nabonye ngo ni wari mushiki wa Vitali wakoze ikiganiro ngo urugo ngo ni mu gitanda. Noneho abantu bashyiraho commentaire ngo ubone ngo yabashatse ngo twebwe ngo abanyacyangugu ngo abanyarusizi ngo turongoye umugore ngo basanga atari isugi ngo ntiduca mu irembo. Ubu se tuvuga ko abantu bose bubatse ngo zifite amahoro. Bahu yari amasugi. Ubu se ntabwo umusore cyangwa umuntu runaka ajya mu kabari agafata indaya bakagenda bakaryama akamubwira ati se wenda nkutunze wava mu buraya. Abo bantu ntibubaka. Kandi none bahuriye ku muhanda namuguze ahura azi ko ahura n'abandi benshi. Ibyo byambikasemo umurongo. Vitali na Diane nsoje mvuga ngo icyo bapfa nibo bakize. Ariko Vitali niba atari ugutwika yirirwa avuga ijambo ry'Imana narebe Diane amwerera imbuto yihanganira ikigeragezo ahagazemo. Nongeye nsubiyemo Vitali wasabye ko ushaka guhura nawe. Yagize ati urukumva ngo nemeye kukujyana iwanjye nkweguriye ibyanjye byose. Ararahira hagarara ku idarapo ry'igihugu. Ariko se umva nakandi kantu no mu rusengero imbere y'Imana n'abantu. Umva kantu barahirira rero imbere mu rusengero. Nzagukunda nzagukuyakuye waba urwaye cyangwa uri muzima. Uri kumva ubwo ngubwo tujye kureba urwo rukundo yarahiriye. Uri kumva ngo kandi ninteshuka kuri izi nshingano ngo Imana izabimure ndetse bikabije. Noneho rero Vitali nawe niba koko we ntacyo yishinja akijijwe nk'uko ari kuvuga ijambo ry'Imana namukunda yaba arwaye afate ko yarwaye. Sibyo burano uburwayi nabwo bukomeye cyane. Uburwayi bwo kugukura mu rugo ukagenda ukajya no kuri social media kuvuga ibyawe ukabishyira hanze. Noneho kumena umuceri natera iyo ntambwe akagenda akareba umugore akanga. Twese tuzavuga ati burya Diane ntiyanashakaga Vitali gushaka. Azabaduhaye icyo kuvuga. Azabaduhaye icyo kuvuga. Reka tujya mu buriri Vitali cyaramunani. Ndashaka kwivugira kuri ntuza wenda iminota mikeya kwivugira kuri Yongwe. Nabonye ikiganiro wakoze uvuga kuri Yongwe wagize uricyo umuvugaho uravuga ati Yongwe ibintu uvuga byose ntago ari byo. Ariko reka ni iki washingiye uvuga ati Yongwe ibyo avuga ni ugutwika ntago ari byo? None ntago yihanye yaranabisibye ibiganiro yari yakoze yemeye kubisiba. Urumve rero biriya bintu mu by'ukuri ku muntu w'umunyarwandakazi cyangwa umunyarwanda ufite indangagaciro n'umuco na kirazira wabonye aho umuntu apfusha ukabura kujyana ikiyagano
ukabura kujya kumupfumbatisha na 2 cyangwa 1000 Asiya yafashe mikoro avuga ngo abantu bantabaye ndishima ngo abakozi bo mu rugo bantabaye noneho umuntu uvuga ngo ndi pasteur apotre rwose muri costume agahagara akavuga ati ngiye ndi pasteur aho kugira ngo avuge uti reka tujye gushyigikira urugo rwa mugenzi wacu arapfuye adusigiye imfubyi tubafate mu mugongo agende kuri YouTube ngo hari umwana ngo wabonetse akoresha ikiganiro none se niba ari pasteur ababarwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana nshuti yanjye yagiye gufata umwanzuro wo kuvuga ku itangazamakuru kugeza ubu yarabyicujije n'ubu aracyabyicuza yabanje gusenga ngo umwuka umuyobore ashingira atubwira ko ari pasteur noneho ejo bundi oya si wowe so wamamagaye twaginga ejo bundi yaravuze ngo nyine ngo niba ukora umunwa ngo nanjye ndakora umunwa noneho rero ngiye yongwe niba ukinyumva rambika Bibiliya hasi ugiye gukora umunwa nyine ijambo ry'Imana reka aje gukora umunwa no se wanya mu isoko ukaribwirizamo wamugani ako kana wanya mu isoko ukagaruka kuhabwiriza uhagaze Pasteur Theogene tuzi kuntu yakoze umurimo w'Imana rafiki yangu yego Pasteur Theogene yagiye akura abana mu muhanda ahindura imitima y'abantu ashyira abana mu rugo rwe ndetse n'umugisha w'ibyo kurya Imana amuhaye mbere yatekeye abadafite shinge na rugero Pasteur Theogene yaza kuba ari umudafite umwuka w'Imana ushaka kwishyamangasa no gushaka amajwi yirwaniriye yari gutatamwa ngo nanjye Imana yankaburiye ngo nitanze 100,000 yego kugira ngo bamubone sibyo ariko ntiyabikoze ntago yabikoze Theogene aho uruhukira mu mahoro Imana imuha umugisha ariko kandi ibyanga bikunda Imana yahamagaye ariko akagira umugore imfura abantu nta mugore umuhigo nahize Imana izamfashe muhigure wa kurasiya reba umudamu umugabo avuga ngiye guhakazana imbobo nibarwanesha urugo rw'abashyira mu rugo akabaganiriza akabashyira ku murongo nk'abana reba umuntu ubona amafaranga ntavuga ati hoya sheri abagore bansuzuguraga ngurira urukweto nanjye ngurira ishakoshi mpaca akavuga ati tutekera abana bo ku muhanda yego warangiza uri pasteur ntushingire kuri ibyo bikorwa byagaragariye abanyarwanda n'abanyarwandakazi ukajya kuri social media kuvuga ngo burya yarindaya siko banditse iyo titre ngo Pasteur Theogene ngo burya ngo yarindaya hari abantu benshi nagiye mbona ngo yanteye inda hari abandi nagiye mbona bagenda bavuga byinshi bitandukanye ngo yihakanye ngo bavandimwe be hari ikiganiro cya kimaze iminsi gitambuka kuri social media ku mbuga zigiye zitandukanye bavuga ko uriya ngo yihakanye ngo umuryango we afite ngo n'abavandimwe be ariko sereka we ni ikintu wabivugaho reka nkubaze ikintu kimwe nanjye uhita unsubiza nishaka iki kiganiro tukirekerera ahangaha niba umuntu yaracitse ku icumu akajya mu muryango bakamutoteza bakamubangamira uri kumva kugeza ubwo afashe umwanzuro wo kurekurwa akajya kunywa kore yego n'urumogi akajya kwiba akajya kubitwa ntavuga uti ibyo byose reka izi nkoni nzihunge nsubireyo yego ushingiye he uvuga ngo yafite umuryango none se ubundi yaba ari kari umuntu akagahuje amaraso na se wenda na nyina biriya bintu reka nkubwire gusa abantu nyine Yesu Kristo ngo ari ku ntebe y'imbabazi yongwe Imana namubabariye ariko nitwareka kugaya no kugaya abandi bameze nkawe kuko baracyahari no kugira ngo tumgereka nkubwire yongwe se ubundi ko bagiye Claude Claude nawe tumuvuga ako se ubundi bara pasteur nabo mu yahe madini itorero rya Kristo wambwiye kuri umurokore nabo mu yahe madini ngiye muri umurokore bari babona gute okay ngize amahirwe gatoya fasha